Gilbert Ntaganira, ndi umugabo w'abana babiri n'umudamu. Kuri Ngangari rero Eugene ni mudamu wanjye, ni ukuvuga ko avinimwe na madamu. Kristo Yesu akuzwe iteka ryose. Nitwa Sœur Patricia Uwambaye Ikirezi, ndi mushiki wa Ngangari Eugene. Salut tout le monde, je m'appelle Eli Hakizumami. Je profite de cette opportunité pour vous partager le témoignage par rapport à notre frère, notre fils Ngangari Eugénie qui vient de nous quitter. Nitwa Bitingiti Philippe. Ngangari nyakwigendera ni mukuru wanjye mwa data wacu. Papa Liza yari inshuti yanjye cyane. Ngangari Eugene twamenyanye mu mwaka w'ibihumbi 2010. 2011 yageze mu muryango wacu adusaba umugeni. Kristo Yesu akozwe. Nitwa Musabyimana Speciosa. Eugene ari umwisengeneza wanjye. Nitwa Mutamba Anne Marie, abandi umufasha wa Ngangari Eugene. Tukaba twari tumaranye imyaka 15. Muri iyo myaka 15 yambereye umugabo mwiza. Mu burwayi bwe yamaze imyaka 7 arwaye, akaba yaransigiye abana babiri. Umwana wa mbere yitwa Gikundiro Lizi Monique, akaba afite imyaka 14. Uwa kabiri yitwa Musani wabo Rosette. Ndibuka igihe twabaga tugeze mu bihe bikomeye, amajije kuremba, nge nakundaga ko yanyihanganishaga, akambwira ati ndarwaye ariko kugera kure ntabwo ariko gupfa. Ati nzagufasha kurera abana bazige neza bazagere kure. Nkongera nkibuka ko yajyaga ambwira ati imiti ndayinyweye biranze, ati noneho ati reka dusenge. Yari inshuti yanjye cyane, yambwiraga akantu ko gusenga. Nkongera nkibuka ko yambwiye ko hari imishinga yasize ntago nzamukoza isoni. Imishinga yose yari afite muri gahunda nzakoresha uko nshoboye kugira ngo nyikore, kugira ngo ngeze aho yashakaga kugeza. Imana nayo nibimfashamo. Njyewe n'abana twaramukundaga cyane cyane. Queen yari inshuti ye, yasaga naye akaba umujyanama we. Liza we akaba yari umujyanama we kurenza, cyane ko yari imfura ye. Ubwo rero njyewe n'abana turamwibuka kandi tumukunda, tukamwibukira kuri byinshi. Tukamwibuka twicaye turimo gusangira, tukamwibuka twicaye turimo gusenga. Papa Liza, igihe wari ugeze mu bihe byawe bya nyuma, ijambo nibuka ntashobora kuzibagirwa kandi nzashyira muri gahunda nkaryubahiriza uko bikwiye. Ndibuka ko wambwiye ko ngomba kuzabana n'umuryango neza, tugasenyera ku mugozi umwe kugira ngo tugere ku ntego. Nkongera nkibuka ko wambwiye ko nzakurerera abana neza, abana bawe bakiga amashuri bakayarangiza, kandi abana bawe nkabakuriza mu gukunda Imana, mu gukunda gusenga. Ibyo byose ndabyibuka kandi sinzigera mbyibagirwa. Nzabishyira mu bikorwa uko wasize ubimbwiye. Imana izamuhereza iruhuko ridashira, maze Imana izakujyana ahera heza. Imana izagushyire mu biganza byayo,
tuzahora tukwibuka igihe cyose, twebwe n'abana n'umuryango tuzahora tukwibuka igihe cyose. Yego, Ngangari rero mu myaka yabanje ntabwo twabashe kuba turi kumwe, communication yacu yari online kuko atari mu Rwanda. Kumubona bwa mbere rero live ni mezi ashize ku itariki 7 z'ukwezi kwa kane uyu mwaka, nibwo namubonye amaso ku maso turaganira live, ari mu rugo iwanjye, nibwo niho yaje aruhukira avuye hanze, ariko yararwaye. Uburwayi bwe yari afite, twaraganiraga, ubona afite umwuka, afite n'ubuzima. Hanyuma icyamuranze namwigiyeho, cyangwa se yagaragazaga n'imbaraga zo gukora kandi no kutiheba mu burwayi bwe. We yangaragarizaga ambwira ngo Gilbert, mu minsi mike nimara gukira ndakubwiraho kuko tuzakora tukibeshaho muri ubuzima busanzwe ku isi, tukubaka tukanategura n'imiryango yacu ejo hazaza uko bizagenda. Wumvaga afite icyizere cy'uko agiye gukira, kandi akambwira ngo ndabona uri umuntu ushoboye gushaka amafaranga, nzakora ukuntu tuzabigenza. We afite objectif y'uko azakira kandi mbere bizagenda neza. Habayemo igihe gito cyo gushaka ibyangombwa nk'umuntu wari uvuye hanze, bimaze kuboneka ariho shimira abantu bagize uruhare kugira ngo abone ibyo byangombwa, haba uburyo bwa déplacement ndetse n'ubundi bufasha muri rusange. Buri wese ndamushimiye mu rwego rwe. Nyuma byarabonetse rero hakorwa ubuvuzi, abavandimwe rwose ndabashimiye cyane, mwagize uruhare rukomeye kugira ngo yivuze, ndetse n'inshuti n'abavandimwe mwagiye mutuba hafi. Yabaye kwa muganga igihe kitari gitoya, bageze aho baradusezerera ko tugomba kujya mu rugo tugakomereza imiti mu rugo. Urumva Eugene yarari mu rugo iwanjye, nava ku kazi akambaza ngo ese urabona meze nte, nkambwira nti vie ndabona ari sava, nta kibazo rwose, agasura kameze neza, ubwo uri kubibona ngiye gukira. Mu gitondo na mbere yo kujya ku kazi akambwira ngo banza umpe imiti mbere yo kujya ku kazi, nkabona ubwo naba nakerewe, nabaga mu minota ndi kuyibara mbona nakerewe. Yarambwiraga ntugende utampaye imiti ko niwe ugomba kuba imiti. Nimugoroba naza mbere yo kuryama banza umpe imiti, ariko namara kumpa imiti ndumva byayeje nakize, kandi mu minsi mike ninkira turahita dukora ya gahunda nakubwiye. Yego, ubwo rero urugendo rwarakomeje, bigenda tumurwaza gake gake mu rugo, tumuha imiti, ukabona uyu munsi tanto bimeze neza, nimugoroba hari icyahindutse kitari cyiza, tuguma muri ubwo buzima. Hanyuma wenda ntavuze byinshi, ngeze ku mise ya nyuma, numva 17 nibwo nageze mu rugo nimugoroba, arambwira Gilbert ngo wicare tuganire. Turaganira, arambwira ati rero Gilbert, ndabona ibintu umubiri utari kugenda neza, ariko nifitemo icyizere, gusa icyo ugomba gukora namaze kubona misi maze mu rugo iwawe, imbaraga urazifite ukoresha, ariko jya ugerageza uruhuke. Iryo jambo akarimbira ugerageza uruhuke, kuko ejo n'ejo ushobora kuzitura hasi, cyangwa se ukagira ibindi bibazo, ubuzima ukabubura, ugasiga abana, ugasiga umudamu, kandi kubera ko wakoze cyane utaruhutse. Yego, 17 nibwo bimbwiraga. Ikiganiro cyari kiriho no kuruhuka gusa, tunda tugisoza ndamureka araryama, nanjye njya kuryama, ariko teme yari kuruhuka. Bukeye bwaho mu gitondo mbere ko njya ku kazi, hari ibintu yantumye, ndumva ashaka ibi ngibi, ndumva ashaka ibi, nkuko wenda na mbere bintumaga, ariko impamvu byankoze ku mutima nuko nabizanye nabihageza, akambwira ngo nzanye iby'ubusa. Yumvaga biri buze imbaraga, mvaga biri buze akabifatisha, arumva zacitse. Ubwo ni 18 bukeye bwaho kwa kane, urumva zacitse kandi nari mbikeneye. Mitangira agahinda n'ishavu ko umubyeyi yantumye ikintu yumvaga akeneye, ariko kukimugeza mu maso bikaba ikibazo.
numva agahinda karafashe, ariko arampumuriza, wigira agahinda ntugire n'ikibazo, ahubwo uze tuganire, ndagushaka uze tuganire. Ninjiye muri shambure aho yarari, nta kindi yarambwiye ngo nimwegure, ndamwegura, dushaka ko tuganira, ushyize umutima hamwe, bwira umuryango ko utari kuboneka turi kumwe, ntibaze kugukenera. Irindi jambo yambwiye muri uwo mugoroba, yarambwiye ngo kandi sinze gukenera, sinze kunywa inzoga, kuko ikiganiro dufitanye kirasaba ko nta muntu urabanywa inzoga. Iryo jambo ararimbwira, hanyuma tugirana ikiganiro, ambwira amavu n'amavuko, ambwira inzira yanyuzemo, ambwira umuryango we uko ubayeho, ambwira abavandimwe be, akajya ambwira karagiteri z'umwe ku rundi, arambwira ati kandi ibintu tuganiriye ni amateka yanjye nawe tugomba gusigasira kandi atagomba kwibagirana. Ntabwo twagize ibihe birebire byo kuganira kubera ko ntari mpari, ariko uyu mwanya niwo mbonye kugira ngo tuganire. Mu kiganiro tugikomeje nibwo yambwiye ko umuvandimwe umwe yamubwiye ko hari ahantu bashobora kumufasha kubona ubuvuzi bukarushaho kugenda neza. Arambwira ngo ninkore bwabaga rero ubwo buvuzi buboneke, agereyo avurwe, kandi uko bamubwiye yizeye ko izo mbaraga zazana tureta dusubukura gahunda twari dufite. Yego, ibiganiro birakomeza rwose, kubona umubyeyi sava, ariko nyuma gato akambwira ko numva ubuzima buri kugenda nabi, aho bimeze biti, ko numva umwuka utari kuza bimeze biti. Ariko nanjye nkabibona ko umwuka ari mukeya. Hari imiti yabaga afite kugira ngo imugabanyirize, imwongerere umwuka, akayifata kandi kanya atongera umpe, ariko anganiriza ambwira ngo rero ubu tuganiriye mfite imbaraga nkeya, nubwo ngiye kujya kwivuza, ariko hari icyo ngusigiye tuganiriye. Ariko atarasoza, tutaragera no mu bindi, yarambwiye ngo nyuma yo kubwira akaragiteri z'umwe za buri umwe wese mu bavandimwe, hari indi mpanuro ushaka kuguha. Nk'uko nakubwiye ko ugomba kuruhuka mu buzima bwawe, ni nako ngomba kukubwira ko mu byo uzajya ukora byose ujye ukoresha ibintu by'imibare cyane. Urugo rwawe ntubayemo igihe kirekire, ariko ibintu by'imibare mbona bitagenda neza. Uzicare wiganire n'umuryango, ibintu by'imibare mubigenzemo neza. Kandi nubwo ngiye kwivuza, ngiye gusigira souvenir. Iyi souvenir ngusigiye ntizabe impamvu yo kunyibagirwa, ahubwo izabe impamvu yo kunyibuka iteka n'iteka. Nta kindi rero yakoze yampaye souvenir, arambwira ngo iyi souvenir ntukayikoreshe buri munsi, ahubwo jya ufata igihe, ufate kuri ya souvenir ngwaye, wongere ubibike. Mu gihindi gihe runaka ufate ya souvenir wongere ubibike. Icyo gihe bizatuma tugirana igihango, ariko ni ingaruka nzakuzana n'ibindi bintu tuzajya tukorana, kuko ntekereza ko Misiri imbere ndi kubona imbaraga ufite zo gukora, nanjye zo fite, nimara gukira tuzazibyaza umusaruro. Urumva mu kanwa ke harimo gukora no kubyaza umusaruro imbaraga dufite twese. Yego, nyuma gato rero ubwo muri iryo joro yarambwiye ati wiriwe ku kazi, warushye, genda ujye kuruhuka, ngewe reka sigarane n'uyu muvandimwe uri kufasha, hanyuma uraza ko ninkukena ndaza kukubwira. Yego, umuvandimwe rero ndamusiga, barasigarana, ari naho mpamvu mushimira cyane by'umwihariko. Umuvandimwe mwitagaho isaha ku isaha, umunota ku munota, mu gihe twabaga twagiye ku kazi, tanto nagiye, madamu yagiye, ariko umuvandimwe akamuri iruhande. Imbaraga yakoresheje ni nyinshi cyane kugira ngo umubyeyi afashwe. Taragenda aruhuka, kumbi bo basigaye, yasigaye amufasha, imbaraga ari nkeya. Eugene aza kumpamagara kuri telefone mu masaa 9, mbona arampamagaye, kumwitaba sinamwitaba, ahubwo njya kumureba kuri telefone, ahubwo njya kumureba, nti uhabaye iki kampamagaye. Ngezeyo, Gilbert, umwuka wanjye ni mukeya. Maze kuba kumwe mukeya,
nanjye nta kintu natekereje ni ukujya kwa muganga kumwongera umwuka, kuko nanjye nabibonaga ko ari guhumeka mu buryo budasanzwe. Ubwo nahise nta kintu nakoze, hahise hashaka uburyo ki Eugene tumugeza kwa muganga. Abavandimwe muri iryo joro barafasha, abaturanyi barafasha, tubona uburyo ki tumugeza kwa muganga. Tumugeza kwa muganga, baramwongera umwuka, bamwongerera n'isukari yari yagabanyutse mu buryo budasanzwe. Hanyuma baramufasha, nkabona rwose nyuma y'iminota mike mbona Eugene ya sura yari yagiye yagarutse. Ariko ni kwa kundi umuntu iyo agiye kugenda bica amarenga. Ijambo twavuganye rya nyuma rero ni ikiganiro twagiranye kuri uwo mugoroba, turi kwa muganga. Arambwira havutse ikibazo cyo kumufasha, arambwira ngo nimube hafi kugira ngo mumufashe neza, kubera ko yabonaga hari umuganga hati ikintu kitagisobanutse neza, ngo nimufashe kugira ngo bamuhe ubufasha bwihuse. Agiye kugenda rero yarambwiye ngo nkomere, nituva aho kwa muganga twari turi arakomeza handi ubuvuzi yari ategereje ko bari bumuhe, ko umuvandimwe yabari baganiriye, naza nibwo tuzagira gute tuzakomeza gahunda. Mu minota mike rero mbona Eugene birahindutse, bibaye ibindi muri uko guhinduka. Cyaje kuntera agahinda nuko nari ngiye ku kazi, numva namugije kwa muganga, ninyabye ku kazi, wa muntu wari umuriho mufasha buri buzima bwa buri munsi aramugana, ndabona yasura none yasubiye rutubi, ngwino ndebe uko bimeze. Nzaniruka mpageze nkomanze Eugene isanga ntari kunyumva, ntari no kumbona, ariko ari kurwana umwuka wa nyuma. Ntabwo byatinze rero Eugene aritahira. Hanyuma ubuzima bwe busa n'ubu hagaze ku isi. Nuko mbwira inshuti n'abavandimwe ko Eugene yitahiye, nuko ubuzima bwe bwagenze, uko inzira yagenze kugeza ku munota we wa nyuma. Ikindi shimira umuryango wanjye muri rusange, haba madamu, haba abana, haba n'abavandimwe badufasha mu mirimo isanzwe mu rugo. Nta winubye Eugene, bose bamwimvagamo icyo akeneye, icyo ashatse bakamuba hafi. Ni ukuri nabo ndabashimira. Reka shimire rero abavandimwe, inshuti duturanye Isheri aho ntuye, bazaga kumusura uko bwije uko bukeye, bakambaza ameze ate. Nimugoroba nkajya kubona mvuye ku kazi nkabona haje timu y'abantu baje kumusura, bakamuganiriza, bakamuhumuriza. Abakristo muri rusange, ba isengesho rikaboneka, ndetse n'abasaserdoti bakahagera. Ni ukuri Eugene abantu bamwitayeho muri rusange mu rugendo rwe. Ndabashimiye by'umwihariko mu izina ryanjye bwite ndetse n'umuryango wanjye. Murakoze. Ku musozo rero ndi gushimira famiye, cyane cyane abavandimwe be, nubwo yabaga ari mu rugo, ariko umunota ku munota koro yabaga ihari. Muzehe aramutse ate, ameze ate, ubona ko buri wese afite inyota yo kumenya uko Eugene yaramutse. Ndetse habagaho n'urugendo baritanze cyane, kava mu ntara kaza kareba muzehe ameze ate mu rugo, cyangwa se no kwa muganga. Kwa muganga rwose abavandimwe baritanze mu buryo bushoboka. Ikivi tasoje tugomba kugisoza nk'uko nabonye imbaraga yabaga afite, kandi umuhate n'umurava yabaga afite ari kugaragaza. Tugomba kuwusangira twese, ndetse n'umuryango we muri rusange ugakomera. Madamu, abana, size abana nabo bakiri batoya, tugomba gusananirana tugafatikanya ku buryo ubuzima buzamuka. Ariko narukira amahoro, Eugene narukira amahoro, kandi ntekereza ko Nyagasani yamushyize aheza. Eugene mu minsi twamaranye yari umuntu mwiza cyane kandi muzima, wumva kandi wita akanaha ikiremwamuntu agaciro. Turi abana barindwi, twavutse turi abana barindwi, tubyarwa n'ababyeyi b'abakristu. Papa yitwaga Bidende Joseph, mama ari Mukaruyenzi Beransira. Ngangare Eugene ni umwana wacu wa kabiri,
wavutse muri 1968. Ni njyewe wahise mukurikira, ni njye umugwa mu ntege. Ngangari rero twarabyirukanye, twarakuranye, dukundana cyane. Hanyuma ageze mu gihe cy'imyaka nk'irindwi ajya kurerwa na nyogokuru byara mama, ubwo ni kwa marume, kuko marume yari yubatse ari nawe ufasha nyogokuru byara mama. Yarakuze rero, ageze mu wa 5 primaire agaruka mu rugo kugira ngo abashe kwitegura neza kuko yarariho asoza agana ku musozo wa primaire. Ubwo rero yarize arangiza primaire ye, ntabwo yagize amahirwe yo kwiga bihambaye, ariko yagize amahirwe y'ubuzima muri rusange. Nibuka ko yari umuntu ukunda umurimo, ukunda Imana, kuko mu rugo twarezwe gikirisitu, ubyemera cyangwa utabyemera wagombaga gukunda Imana no gusenga no kujya mu misa no kujya muri za mouvement d'action catholique. Ariko usibye gusenga, gukunda Imana, gukunda umurimo, yanakundaga famiye cyane, ari naho nahereye mvuga ko twakundanaga cyane. Ubuzima rero, ubuzima bwanjye n'ubwe murabona ko tutakomeje kugendana. Njyewe nihaye Imana, we yubatse urugo ashakanye n'umubyeyi witwa Mutamba Anne Marie, amusigiye abana 2 b'abakobwa. Hanyuma njyewe njya kwiha Imana. Kwiha Imana kwanjye ntabwo kwambujije, nubwo tutabonanaga, gukundana n'umuvandimwe wanjye. Hari uburyo twabanye, ari hafi, njyewe ari kure, nanjye ndi kure, ariko tugakomeza tukabana kivandimwe. Afashwe rero na buriya burwayi butumye yitaba Imana, bugeze aho busoza ubuzima bwe, nibwo twarushijeho kunga ubumwe kurusha mbere, kuko noneho numvise mu mutima wanjye harimo guhamagarirwa kurushaho kumwumva, kurushaho kubabazwa n'ibimubabaje, kurushaho kugendana nawe, nta n'icyo wenda kidasanzwe nshoboye kumufasha, ariko kugendana nawe nkumva ari byo nashobora, nkumva ari byo byamuhumuriza. Kandi nkaba nizeye ko iyo umuntu ahumurijwe, iminsi ye yigira imbere. Ubwo rero iyi ndwara yaramaze iminsi arwaye, ayimaranye imyaka 8. Yayirwaye yivuza, ativuza neza uko twabitekerezaga, uko twabyifuzaga. Bigeze aho tubona ko indwara ye ikomeye, igenda ikomera cyane. Tugenda tumugira inama yo kuba yakwivuza kurushaho, bakareba niba atari kanseri yaba arwaye. Nawe rero yumvise ko kuko bikomeye, kuko ikintu cyatumaga ativuza neza, adahaguruka ngo abe yajya ahandi hantu yivuza, ave ku bitaro yari ariho ajye ku bindi, ave mu gihugu yari arimo ajye mu kindi, cyari uko yashakaga ko abana be nibura basoza umwaka w'amashuri neza. Kuko harimo uw'imfura wasozaga icyiciro cya mbere, nakwita icyiciro cya mbere cya segonderi, bo bakora ikizamini bakabona urupapuro rwa BPC. Yaravugaga rero ati, njyewe nzivuza neza, umwana wanjye arangije BPC nzahaguruka nzivuza ahashoboka, nibiba ngombwa nzivuza i Rwanda, ndabizi ko bavura neza. Ariko hagati aha ageze mu hafi ya Pasika, mu cyumweru gitagatifu, yumva ararembye cyane, aravuga ati bya diplome y'umwana nari ntegereje mbaye mbihagaritse, reka nze nivuze byihutirwa, kuko ndumva ntamara kabiri ndamutse ntivuje.
nuko turamwemerera natwe araza. Ubwo aho ngeze ndashimira cyane abantu bamufashije byihuse kwivuza, kubasha kubona iby'ingenzi kugira ngo yivuze. Harimo abantu benshi cyane babigizemo uruhare, kandi uruhare rwa vuba vuba nk'abatabazi. Rero twagize umugisha tubona abaganga b'inzobere bazi kuvura uburwayi yatakaga, baramuvura, bamwitaho, bamukorera ibizamini, baramuha imiti, nta kintu bamwimye, ntacyo yababuranye. Tugira n'umugisha tubona abandi bavandimwe bitangira kumurwaza ijoro n'amanywa, bakaba bari kumwe nawe batava iruhande rwe. Twebwe tukagerageza gushakisha ibindi bintu akeneye, ariko abo bavandimwe bo bakaguma hafi ye, ntibamuve iruhande, na nijoro bakararana. Uwo ni umugisha, ni abantu twagiye tuboneramo umugisha, kuko nyine Imana ntabwo ikora yonyine, ikorera mu bantu. Ubwo rero twagiye tubona ikiganza cy'Imana muri abo bantu babaye mu buzima bwa Eugene, cyane cyane muri iyi minsi ya nyuma nyine ndimo kubaganiriza. Abaganga rero babonye arwaye uburwayi budashobora gukira, bugeze kure bwa kanseri. Bamugira inama y'uburyo bwo kwitwara nk'umuntu urwaye indwara ikomeye, bamuha imiti yari akeneye, hanyuma baramusezerera. Ubwo icyo twari dusigaje cyari ukugenda tuvura ibimenyetso, tumwitaho, tumuha morale, tumufasha kugira ngo atiheba, adaheranwa n'ububabare, kuko kanseri iraryana. Hanyuma tubigenza uko abaganga twabyemeranijwe, twabisezeranye, kandi nawe aradufasha. Aba umurwayi mwiza, aba umurwayi ukunda ubuzima kugira ngo yorohereze abarwaza be. Ejo bundi rero niho yatangiye gucika intege, tukabona ko kuko acika intege, ariko nta kimenyetso na kimwe kigaragara cyatuma tuvuga ngo dukeneye muganga. Ariko nabwo tukabona ko gucika intege bidusaba ko tujya kubaza muganga, tukamujyana, tukamusubiza kwa muganga. Hagati aho ikintu cyanshimishije mu burwayi bwe nuko yahawe amasakaramentu, yahawe ugusigwa kw'abarwayi, asonzeye cyane amasakaramentu. Ahabwa ukarisitiya, ahabwa na divayi. Kuri we ni nka batisimu cyangwa kuvuka, wagira ngo yavutse uwo munsi. Nta muntu mu bantu bamusuye atabiganirizaga. Ntabwo yahagijwe ngo ahabwe ugusigwa kw'abarwayi uwo munsi gusa, yagiye agira umugisha wo gusurwa n'abapadiri, bakamuganiriza, bagasenga. Gusenga akaba ari ikintu yakomeragaho. N'iyo yabaga atangiye nko gutaka aribwa, yahitaga ahagarika gutaka akabanza agasenga. Icyo ni ikintu cyiza rero cyanshimishije, bimpa n'icyizere mu minsi ye ya nyuma. Rero aho yacikiye intege n'aho yagiriye kwa muganga, Imana ikamuhamagara akitaba Imana, nabyo twabibonyemo ugushaka kw'Imana, twabibonyemo impamvu yacu yo gushimira Imana, kuko nta kimana itamukoreye, nta kimana yamwimye. Imana yamuhaye abavandimwe, twaramurwaje ku buryo buri wese mu bavandimwe be, ngenda umuvandimwe umukurikira mu nda ya data na mama, hari n'abandi inyuma yanjye, buri wese afite ibyishimo byo kuba yarakoze uko ashoboye ngo amurwaze. Buri wese afite ibyishimo by'uko yahawe ayo masakaramentu, yari asonzeye, cyane cyane ugusigwa kw'abarwayi. Usibye natwe tuva inda imwe nawe, n'urugo rwe, abana be, umugore we bashimishijwe
no kubona uburyo yiyunze n'Imana mu minsi ye ya nyuma. Tubishimira Imana rero, tukanabona ko ari yo yamwiteguriraga kugira ngo izamutuze aho yo yamugeneye. Ubwo rero kubera ko yarembye bikaba ngombwa ko yitaba Imana, abambanjirije bo bavuze nuko urugendo rwagenze, ibyo sindi bubisubiremo, ahubwo ngeze ku mwanya wo gushimira by'umwihariko. Hari abantu iyo yarembaga no mu minsi ya mbere akigera hano, twahamagaraga nijoro cyangwa ku manywa bafite imodoka, mutebuke mudutabare, umusaza ararembye, dukeneye ko agera ku bitaro. Bakaza bihuta n'imodoka batabajije esanse, nta kwiganyiriza. Hari n'ubwo umuntu yabahamagaraga saa 7 z'ijoro, bagahaguruka birukanka bakaza bakajyana Eugene kwa muganga. Banabona mpuze ntafite umwanya, bakaza bakirirwa bamuganiriza. Banabona ntafite umwanya uhagije, bakaza bakansimbura bakambwira bati ntuhagere. Abo bantu Nyagasani azabampera umugisha, kuko nabo bagaragaje isura y'Imana mu gihe cy'ububabare bwa Eugene. Icyo nanone rero nzirikana nyuma yo gushimira abavandimwe, inshuti babaye hafi ya Eugene kuva arwaye muri iyo myaka 8 tutari kumwe. Hari ababanye nawe, baramubanira, abavandimwe beza. Yakenera amafaranga yo kwivuza bakayamuha, yakenera imiti bakayimuha, ari urugo rwe, ari inshuti. Abo bose ndabasabira umugisha w'Imana. By'umwihariko ndashimira cyane umukazana wacu, umudamu we yatubereye kandi yamubereye imfura ku buryo bw'intangarugero. Sinzi niba hari abandi bantu bazagira abakazana nk'uwo dufite, witangira umugabo we mu gihe gikomeye cy'uburwayi bukomeye, adashobora no kuryama ngo asinzire nijoro, akamara amezi, akamara imyaka ikagenda ikaba 8 umuntu abayeho gutyo. Ntabwo ari abantu benshi twabona kuri iyi si, ariko twebwe turamufite. Dufite umukazana mwiza dushimira kandi dusabira umugisha. Eugene rero, ibintu mwibukiraho byiza kandi numva byaba umurage kuri twebwe no ku rugo rwe bwite, ni ugukunda umurimo, agakora atiganyiriza kandi adafite ubwoba bw'uko uwo murimo we ushobora guhomba, ashobora gukora imyaka ikarumba cyangwa ubucuruzi bwe bugahomba. Yakundaga umurimo. Ikindi, yakundaga abantu, agafasha abantu cyane cyane. Ndibuka ukuntu hari abantu yagiye afasha, kuko yabaga afite inzira, yabaga afite abamenyi, akabafasha guhura n'abo bantu baziranye, kugira ngo abo bamenyi yabaga afite babaga ari abantu bafite ubushobozi, b'abayobozi bashobora gufasha abantu wenda kwikorera ubucuruzi, akabafasha guhura nabo ku buryo ubucuruzi bwabo butangira, ku buryo ubucuruzi bwabo bukomera, ku buryo nta mpapuro babura ngo bavuge ngo birabananiye barabiretse. Akabyitangira nk'aho ari we ugiye gutangira icyo gikorwa. Gukunda abantu nta nyungu ashaka cyangwa ategereje. Hari itegeko riba mu basaveri, mu mategeko y'abasaveri, risobanura neza ubwo buryo yabagaho.
byo gukunda umuntu, gufasha umuntu nta nyungu, nta gihembo ushaka cyangwa utegereje. Nawe niko namubonye. Ukamureba ukamukurikiza amaso ukabona nta kindi inyuma atezeyo. Ikindi yakundaga abana be cyane cyane, akagira abatoni, akagira abajyanama, urugo rwe ukabona abana bavuga buri mwanya buri munsi. Agakundana n'umugore we bakajya inama. N'ubu ngubu mu minsi ye ya nyuma yabaga atubwira urugo rwe, aricyo wumva kimuri ku mutima. Urugo rwanjye, abana banjye bagomba kwiga, umugore wanjye agomba kuba hatuje, ntabwo agomba kugira imihangayiko. Ntabwo yatubwiraga ko agiye gupfa, ariko yatubwiraga yuko yifuza ko abo bana babaho gutyo, umugore we akabaho neza nta kimuhungabanya. Hanyuma rero mu byo mwibukiraho hariho n'iyo nyota y'Imana yanamugejeje ku ndunduro y'ubuzima bwe kuri iyi si. Yakomeje gusonzera Imana, yakomeje gusonzera ijambo ry'Imana, isengesho, Ukarisitiya. Umunsi twaganiriye cyane ni icyumweru yagiyemo nyine yitabye Imana, ni umunsi wo kuwa kabiri. Niwe watweretse ko ari mu bihe bye bya nyuma, agaragaza ko yunga ubumwe n'Imana kurushaho. Ubwo twaganiraga dushoje ikiganiro cyacu, aduha nk'amabwiriza ye ya nyuma, twarasenze. Nkajya nibaza, nkurikije uko yari ameze nabonaga nta mwuka afite uhagije, ariko turimo gusenga mbona umwuka uraje, mbona gusenga birashoboka, mbona nta bintu byo gushinyiriza afite, nta bubabare afite. Rero njyewe mbona ko Imana yamuteguye bihagije, inyuze mu nshuti ze, inyuze mu bavandimwe bose, inyuze mu rugo rwe bwite, inyuze mu nshuti z'umuryango muri rusange. Nk'abo ngabo twagiye twitabaza bakamurwaza, nk'abo bazanaga imodoka byihutirwa, n'abapadiri twarabitabazaga bagahita baza bihuta cyane. Abo bose rero natwe ubwacu twabaye ikimenyetso cy'uko Imana yamwiteguriye igiye kumwisubiza. Ndashimira Imana rero ko yamutweretse, nubwo yamuduhaye arembye, ariko yatweretse isura y'umuntu wihanganira uburwayi, wihanganira ububabare, udataka, utavuza induru igihe arimo kuribwa. Iranaduhoza nyine kuko yaduhaye umwanya wo kumurwaza. Ibyo ndabishimira Imana cyane, kandi na buri muvandimwe wanjye afashe umwanya nibyo yavuga. Ndashimira Imana kandi ko yabashije kudusezeraho. Arabivuga, arivugiraho ubwo ati, njyewe ntabwo navuga urupfu kuko iyo umuntu aruhamagaye ruraza, atari ko ndabizi ko hari igihe nzagenda. Asoza ayo magambo yose yatubwiraga atubwira ati murabeho. Twebwe rero twabibonye nk'umugisha nabyo. Ibyo nabyo ndabishimira Imana, nkashimira Imana yari yaramuduhaye nk'impano nziza, yamuduhaye yaramuremye neza pe. Mu minsi ye ya nyuma yari afite inseko, twibazaga ese uriya muntu ubabara kuriya akaba aseka neza kuriya. Yari afite inseko idasanzwe, inseko nziza, agaharanira n'uko abantu bamusuye bamuguma iruhande, akagira ibintu byo kubabwira kugira ngo abasekere, abarememo icyizere. Ibyo byose ni impamvu zo gushimira Imana, kandi nkaba nsaba umuryango muri rusange kugumana izo mpano umuvandimwe adusigiye. Gukunda umurimo, gukunda abantu, kutiheba, kudataka igihe ubabaye ngo wumve ko ari wowe ku isi wenyine byacikiyeho, guhora wishimye no mu gihe cy'ububabare.
ibyo byose umurage we buri wese muba mukunda muba mubaye hafi arawuzi. Ndabasaba ngo buri wese azahitemo kimwe yumva yazigana mu buzima bwe. Ndasabira umuvandimwe wanjye rero kuruhuka kuko imyaka 8 ababara yari ihagije kugira ngo aruhuke. Aruhukire rero mu mahoro y'Imana kuko Imana yaramwiteguriye kugira ngo ibashe kumuha iruhuko akwiye. Azajya dusabira natwe tuzajya tumusabira. Murakoze. Ngangari yagiye ndi umwana muto. Kuva ubwo aho agendeye ntabwo nabashije kuba navugana nawe. Abayo igihe kirekire, mu kugaruka agaruka ndi umugabo mfite urugo. Yaje ku itariki 7 z'ukwa 4. Mu kuza aza afite uburwayi, turagerageza tujya kwa muganga tumufasha mu buryo bushoboka nk'umuryango. Abaganga badukorera ibishoboka byose. Igihe kiza kugera n'ubundi badusezera baduha imiti yo kuba tumufashiriza mu rugo. Ngangari tubana mu rugo, mufasha ibishoboka byose. Agifite agatege akajya ntuma ikintu nkakimuzanira, akambwira ati muhungu wanjye mpereza ngerageze. Gusa ikintu yambwiraga ati muhungu wanjye ndifuza ko nkira rwose tukazajyana iwacu turi bazima. Uko iminsi yagendaga yisunika gake yakundaga kumbaza mu maso hanjye harasa hati. Habwanuke mu maso ni heza. Agakora mu nda, se mu nda yanjye yo hari akaza. Ni rwose karaza. Ati ni byiza, nzakira tugende, kandi ninkira nzakwereka icyo dukora kizaguteza imbere nta kikanteza imbere, muri rusange umuryango wose ugatera imbere. Ngo ni byiza, nanjye ibyo nifuza. Akambwira ati ubuzima naciyemo n'ubuzima ndimo, ati rwose burangoye. Ahubwo ni humura, nyuma y'ubu buzima busharira uzagira ubuzima bwiza. Yego. Ubwo uko tugenda tuganira, uko tugenda mufasha, uko mbese dufatikanya, imbaraga ko zigenda zishira gakeya, muha pole. Umusaza agera ku itariki 18 muri iryo joro nibwo twagiye kwa muganga, ambwira ati biranze. Ariko iryo joro nta gutuza twagize. Naricaraga batigire hino mfate, najya kwinjira ati buretse kunyeganyega.
umusaza akajya nyine ku buryo ki ngomba kumufata, nkafata hagati mu maguru, yakwica nabona mwari bye hagati mu maguru ati ni aho ngaho. Umusaza mujya muryamisha mu gituza akagubwa neza, ariko kuri finali arambwira ati ndashaka kujya mu Mutara nkava i Kigali. Ubwo mbonye n'ubundi buzima bisa nkaho byanze, nanjye ubwo imbaraga zitangiye kunshirana, nibwo ntamagaye umuvandimwe nti tambuka umfashe. Araza aramfasha, duhita dushaka ubundi butabazi bw'ibanze, tujya kwa muganga Kinyinya. Tugezeyo abaganga bakora iyo bwabaga, badutarasiferi, turaza tugera kwa muganga aho ubuzima bwaducikiye. Ariko mubwo kuza tujya kwa muganga yarambwiye ati akunda kumpamagara Ringo muhungu wanjye, ngwino umfate. Amfatisha akaboko akanshyirisha, nimufatire ku mutima mu gituza, akaboko nkashyiraho. Ariruhutse, yiruhukije gatatu ati ngaho ndekura urebye wicaye, wahereye kare uhagaze. Ndicara. Nubwo kwicara umusaza arongera amwe ati garuka. Ndagaruka, tihagarara impande yanjye. Ndahagarara. Ubwo uko ndi iruhande rwe, abaganga bari kugerageza barakora uko bashoboye kose. Umusaza ati mugerageze, ndashaka gutaha. Abaganga nabo bakaba bati guhumura rwose, turagerageza ukire utaha uri muzima. Muganga nawe tukamuha pole n'ubundi, tukamwereka ko ubuzima bugikomeje nta kibazo. Ariko ku itariki 19 saa 9 nibwo yambwiye ngo ngiye gukira. Kumbi simenye ahubwo ko ariko ku buzima bwe ko aribwo burimo burangira. Naratambutse mpita njya kureba muganga aravuga ni muganga, noneho bayumve ibintu ambwiye. Araza turafatikanya, ariko ubuzima buranga. Ubwo nahise mpamagara umuvandimwe aho ni Mutebuke, biranze. Rwose abavandimwe banjye ndabashimira cyane, bakoze iyo bwabaga, turitanga mu mbaraga zacu, umutima wacu, ubwenge bwacu bwose tubushyira ku muvandimwe wacu nyakwigendera Ngangare Eugene. Ubwo ariko ikintu cyasigaye kinyubatse cyane nuko kugenda kwe, yarambwiye ngo Ringo musabye ujya ukoresha umuhati mu byo ukora byose, ujye ubikorana umuhati kandi ubikorane ubwitonzi.
amushubije nti papa ndakumva nzabikora. Iryo jambo ryagiye ku nkingi y'umutima wanjye, n'ubu iyo ndyamye riragaruka nkibuka uko yabimbwiraga. Rero muri rusange ikivi asize atushije natwe tuzakora iyo bwabaga tugisoze, kandi nshimira abagize ubwitange bakatuba hafi, tukazenguruka aho twazengurukaga hose bakatugendaho bakadushyigikira, ndabashimira cyane. Ari uwabashe kuhagera, aho utarabashe kuhagera yarasengaga, rwose bivuye ku mutima twe nk'umuryango turabashimira ubwitange bagize. Barakoze, Imana yo mu ijuru ijye ikomeza ibahe umugisha, kandi urukundo bafite bazarukomeze. Ngangare Eugene, aho roho ye iri turayifuriza kuruhukira mu mahoro, turamwifuriza kuzabona ubwami bw'ijuru. Ngangare Eugene ntabwo azatuva mu mutima, ntabwo azatuvamo, kuko ni umuvandimwe, niwe mukuru nari mfite mu muryango nakurikiraga. Muri make rero ntabwo ngiye kumuvuga ibigwi bye bwakwira bukongera bugacya. Gusa umuryango wacu twese hamwe twishyize hamwe tuzagumya twibuka Ngangare Eugene. Ngangare icyo namwigiyeho rwose ni umuhati, y'ibyo yakoraga byose yabikoranaga imbaraga. No muri ubu burwayi bwe ntabwo yatinyaga ngo arababara. Nakuyemo isomo rikomeye rinyigisha ko ikintu cyose ugomba kugikorana umuhati, waba urwaye waba utarwaye, ikintu cyose werekejeho amaboko gikorane umuhati n'imbaraga zawe zose. Soza umuryango we, abana, umufasha we, ndabifuriza mu gukomera, kandi ntibumve yuko ari bonyine, turi kumwe, tuzafatikanya mu buzima bwose, aho bazadukenera hose tuzabashyigikira. Ntabwo tuzabatererana, tubabifuriza gukomera. En effet, je connais Ngangari depuis 1989, quand je travaillais à Gitouza. Lui-même, il est venu travailler à Gitouza en tant que jeune, mais comme c'est un enfant qui venait d'une famille que nous connaissons bien, nous lui avons ouvert la porte. C'est quelqu'un qui venait à la maison quand il veut, parce que ses parents étaient aussi les amis de la famille. Vous savez tout ce qui s'est passé, ou l'histoire de notre pays qui a fait que les gens se déplacent vers plusieurs endroits.
Lui-même, il s'est déplacé, il s'est retrouvé en République du Congo, précisément à Brazzaville, où il a commencé sa vie. Et étant à Brazzaville, j'ai eu des opportunités de le rencontrer de temps en temps à Brazzaville parce que je travaillais dans la sous-région. J'avais un programme qui couvrait 10 pays, y compris la République du Congo. Et chaque fois que j'effectuais mes missions au Congo, je l'invitais pour qu'on puisse causer, et pour que je puisse aussi le suivre. Comme je vous l'ai dit, je le considérais comme l'enfant de la famille. Et j'essayais de suivre comment il évolue là où il est, dans un pays étranger. Mais ce qui m'a encouragé, c'est que je l'ai trouvé comme un enfant très entreprenant. À ce moment, il était encore enfant, je peux le dire, mais il était très entreprenant, de sorte qu'après un certain moment, il a été rejoint par son frère, avec qui ils ont vécu ensemble, et il a apporté un appui pour ses études. Malheureusement, à la fin de ses études, son frère est aussi décédé à Brazzaville. Mais Ngangari n'a pas baissé les bras, il a continué à travailler dur. Et après, il s'est marié et il a eu 2 enfants. Il a 2 enfants, 2 filles. Et il a continué sa vie à Brazzaville. Et depuis qu'il est à Brazzaville, chaque fois que je menais mes missions à Brazza, je l'invitais, et quand il était seul, il était encore célibataire, mais aussi après son mariage, parce que nous avons gardé de bonnes relations. C'était l'enfant de la famille, aussi sa famille, c'était aussi sa femme et ses filles, c'était aussi mes enfants. Donc j'ai été très 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 proche. Aussi des fois quand j'étais avec mon épouse, quand j'effectuais des voyages avec mon épouse dans la région. Je me rappelle une fois quand on était à Kinshasa, on a pris la décision de traverser le fleuve pour aller les voir à Brazzaville, toujours dans le cadre d'être proche avec un autre enfant qui était installé à Brazzaville. En fait, ce que je vais dire pour sa vie, c'est que depuis Gitouza jusqu'à Brazzaville, Ngangari, il a été caractérisé par l'honnêteté et aussi l'intégrité, mais l'ouverture ou l'amour envers les autres. Et ça, depuis Gitouza, même à Brazzaville, tout le monde le témoignait, que ce soit au niveau des Congolais qu'au niveau des Rwandais qui étaient là. D'ailleurs, il laisse derrière lui beaucoup d'amis, beaucoup de gens qui l'aimaient à cause de ses qualités. Pour cela, pour sa famille, je pense que le départ d'Ngangari, ce n'est pas la fin de leur vie, mais c'est le destin. Parce qu'il faut comprendre que c'est Dieu qui donne et Dieu décide de reprendre. Et je pense que j'encourage sa femme, ses enfants et aussi les membres de sa famille élargie de ne pas baisser les bras. Au contraire, il faut qu'ils continuent à travailler dur pour continuer la vie. Et je pense que pour moi, c'est une manière d'honorer les qualités de Ngangari qui a été aussi caractérisée par un travail dur en faveur de sa vie et aussi la vie de sa famille. Donc je pense que c'est la seule manière d'honorer son absence. Et au nom de ma famille, je voudrais profiter de cette occasion pour vraiment encourager sa famille et tous ceux qui sont proches à Ngangari et aussi souhaiter à Ngangari que son âme se repose en paix. Je pense que ce que Dieu a fait, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard que Ngangari passe ses derniers jours au Rwanda et que son âme, et que aussi il se repose au Rwanda. C'est parce que c'est quelqu'un qui aimait son pays,
il aimait son pays, il était très rattaché à son pays. Donc Dieu, comme Dieu l'aimait, je pense que Dieu a décidé que aussi il se repose dans son pays natal qu'il aimait beaucoup. Donc, une fois de plus, au nom de ma famille, j'encourage tous qui lui sont chers de l'honorer à travers le travail qu'ils doivent mener pour que la vie continue. Dieu nous donne et Dieu reprend. Que son âme se repose en paix. Je vous remercie. Merci. turabishima ko umukobwa wacu abonye umusore umurambagiza. Hanyuma namubajije ibibazo bigera kuri bitatu. Cyambere naramubajije witeguye gushaka umugore, ukubaka urugo, ukuzuza inshingano, icyo umugabo agomba ku mudamu. Ati ndabyemeye. Ati se uzakunda Anne n'urubyaro ruzamukomokaho? Ati ndabyemeye. None se uzamukundira umuryango? Ati nabyo ndabyemeye. Ngangari rero maze kumva ibyo bisobanuro nka sebukwe ntago najijinganyije. Umukobwa nyine mu nzira zemewe n'amategeko twaramumuhaye, aragenda barabana kandi amubanira neza cyane. Nuko impungenge twari dufite zikomeye cyane nuko Anne yari imfubyi ku babyeyi bose. Nuko uko twamureraga twahoranaga impungenge tuvuga ko ashobora kubona umugabo akamutera akamubanira nabi, bikamuviramo kugira imibereho mibi n'ubuzima bubi. Ariko ntabwo ariko byagenze. Yabanye neza na Ngangari ubuzima bwose babanyemo. Imana ibaha kunguka abana, babyara Liza, babyara na Queen. Abo bana bafatikanyirije hamwe inshingano z'ababyeyi babarera neza. Turishimira kugeza ubu ngubu uko abo bana bameze. Hanyuma rero babanye neza, nta ntonganya, nta kuvuga nabi, nta gitutsi, nta jambo ribi twigeze twumva mu myaka yose 15 bari bamaranye. Ndetse natwe uko twagendaga tuganira nawe inshuro nyinshi twumvaga ari umugabo uvuga neza kandi ufite intumbero nziza n'ibitekerezo byubaka bireba ejo hazaza h'umuryango. Iyi Ngangari rero yatubereye umukwe mwiza. Njyewe nka sebukwe ndamuhamiriza rwose ko nta umwana wacu nta raporo mbi yigeze aduha ngo atubwire ati umugabo arantuka arantoteza, ntahahira urugo, amfata nabi kandi akamfatira nabi abana. Oya, iyo raporo ntiyigeze ibaho. Mu by'ukuri ntabwo ari bimwe byo gukabya, ndababwiza ukuri kuko n'ubwo buhamya n'umugore we arabuhamya. Hanyuma rero igihe cyarageze Ngangari aza kurwara. Anne Mutamba araduhamagara atubwira ati rero umugabo wanjye yararwaye, ariko kubera imibanire myiza twagiranye n'urukundo ruhuza umugabo n'umugore, nizeye ko bizambera ingabo imfasha kugira ngo mpagarare gitwari muri ubu burwayi bw'umugabo wanjye. Baravuje biranga, bavuza ku buryo bwa gakondo, bavuza no ku buryo busanzwe bw'abaganga, ariko byose biranga. Muri iyo myaka 7 yose ishize, nuko bageze aho baravuga bati rero wenda aramutse aje mu Rwanda hashobora kuba haboneka ubuvuzi burushijeho, bityo indwara arwaye ikamenyekana kandi ikazakira. Ubwo rero yaje mu Rwanda, bashiki we nabo baramwakira, baramuvuza bagerageza uko bashoboye. Natwe turamusura nk'umuryango w'umudamu we, tugerageza kumuganiriza. Nubwo bwose wabonaga ko ubuzima bwe bugenda burushaho kuba nabi uko iminsi yagendaga ishira,
ariko yaranzwe n'amagambo ati muhumure nzakira. Muri ubwo buryo arampa isezerano arambwira ati rero umunsi maze namara gukira nzakujyana Congo Brazzaville ngutembereze nkwereke aho tuba ubone aho tuba, hanyuma nkwereke amazi y'inyanja ndetse n'ay'ibiyaga biduhuza n'umugabane w'i Burayi, dusangire umugati uva mu Bufaransa maze wumve uko umugati umera wo mu Bufaransa, hanyuma kandi dusangire n'ifi zituruka muri ibyo biyaga duturiye. Ati rero nuko iryo sezerano ndakomeza ndarizirikana none nimurebe uko bigenze. Hanyuma rero icyo numva njyewe nsaba nuko Nyagasani amwakira akamwiyereka iteka kugira ngo abashe kuruhukira mu mahoro n'ituze, maze umuryango we usigaranye agahinda, abana, umudamu ndetse n'abashiki be n'abandi banyamuryango bose, Imana ibaha ituze n'ihumure bafite icyizere ko bazongera bakamubona. Ngangare Eugene, twagukundaga twese ariko Uwiteka yagukunze kuturusha, ruhukira mu mahoro. Abana rero banjye Lisa et Queen, je vous demande de bien vouloir accepter l'héritage de papa. Papa était toujours souriant, papa avait de bons conseils, papa vous aimait vraiment, je ne sais pas comment le dire, mais chaque fois quand je parlais avec lui, il parlait de vous. Que mes enfants puissent étudier comme il le faut. Je ne vais plus entendre mes enfants quitter l'école, abandonner l'école à cause de la pauvreté, à cause de l'ignorance des gens, peut-être mon ignorance, l'ignorance de leur maman. Je veux que mes enfants puissent bien étudier. Alors mes filles, étudiez bien pour que vous puissiez achever ou bien aboutir réaliser les rêves de votre père, de mon frère. Votre père vous aimait d'un amour sincère et je sais bien que vous étiez aussi ses amis. Et ses amis, vous étiez aussi les amis, vraiment les conseillers, les amis intimes de papa. J'aimerais vous voir un jour grande, capable de prendre de grandes décisions, capable de faire des merveilles au nom de votre Père. J'aimerais vous voir aimer Dieu, prier comme le Père, votre Père est parti dans la prière, dans l'action de grâce. J'aimerais vous voir dans l'action de grâce, dans l'amour de Dieu. J'aimerais vous voir avec les amis. Avoir des amis, ne pas aller loin des amis de la famille. Et puis chercher aussi vos amis pour que la famille puisse être élargie, grande. Et je prie pour vous, je garde des contacts et j'espère que Dieu sera avec nous. À maman Lisa et ma belle-sœur Anne-Marie aussi, bon courage. Tu n'es pas la première des veuves ici dans le monde et tu ne seras pas la dernière. J'espère que tu pourras tenir bon, que tu pourras garder des responsabilités, des charges d'une mère veuve
et que tu pourras aussi faire éduquer les enfants comme le père, mon frère Eugène, le souhaitait. Je sais que tu es forte, tu as été forte pendant les moments difficiles et tu as été avec Dieu. Dieu a été à ton côté. J'espère que Dieu ne t'abandonnera pas. Il restera à tes côtés et il veillera sur vous. Il veillera sur votre maison. Priez seulement avant toute action, avant tout ce que vous allez faire. Priez d'abord et Dieu bénira tous vos pensées, tous vos projets, toutes vos pensées, tous vos projets, tout ce que vous entreprenez. Et merci beaucoup, merci pour tout, que Dieu vous bénisse. Bavandimwe, kuva mwamenye iyi nkuru, ari abari hano mu Rwanda, ari abari Brazzaville, mwagerageje kuba hafi yacu. Mwagerageje kuba hafi y'umuryango, mwadufashije gusenga, mwadufashe mu mugongo uko mwabashije. Mbikuye ku mutima mu izina ry'umuryango wacu wose, mu izina ry'umuryango bwite wa Eugène, ndabashimiye. Kandi mbasezeranyije ko njyewe nk'uwihaye Imana nzabaheka mu isengesho ryanjye rya buri munsi, kugira ngo Imana namwe izabashoboze mu bihe bikomeye mwahura nabyo, izabane namwe mu byishimo mwahura nabyo, kandi izakomeze ibahe umugisha, ibahe imbaraga zo kubaho mugomba kuba, nk'uko n'ubu mwabaye aho mwakagombye kuba. Murakoze cyane, Nyagasani abampere umugisha.